filime ikiriyo cy'urukundo urayizi? yego. Ni nuhe mukinnyi se ujya ubona ugushimisha? Ni umurundikazi urimo. Ndakeka nawe yarabayeho Miss wa Ines. Niki sakura wenda ukumva kiragushimishije? Ndamukunda mbona yakitinga neza, ni umukinnyi mwiza. Intsinzi bana b'u Rwanda, intsinzi genda ireba intsinzi mu bice byose, intsinzi. Ndakeka iyo ndirimbo tuzayiririmba wa munsi wageze hahandi bavuga bati Apolline ahagarariye u Rwanda muri Miss Culture International, sibyo? Finally watsinze, nizera ko tuzagaserebura. So iyi ni Iris Rwanda, Iris Online TV. Murabizi tubagezaho ibikorwa byinshi cyane, tubagezaho film, ama interview ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bijyanye na entertainment. So uyu mwanya rero twakiriye umuntu ukomeye cyane, twakiriye umwari, twakiriye Miss, sinzi uko nabivuga, gusa we araza kuza kubibibwirira, ari imbere ya kamera za Iris Rwanda. Turakwakiriye. Murakoze cyane. So watangira wibwira abakunzi ba Iris TV? Ni Furaha Apolline Dusingizimana. Okay, Furaha turakwakiriye, ikaze cyane, hano ni mu rugo. So Furaha utuye he, komoka he? Ni Kigali, niho mu rugo. Kigali niho mu rugo. Hari impamvu twagutumiye hano? Hari impamvu ndetse dushaka gusangiza n'abantu benshi, abanyarwanda bose. So twifuza Furaha, hari amarushanwa turi kukubonamo, amarushanwa ajyanye na Miss Culture, kandi turabizi ko ari wowe mukobwa wenyine uhagarariye u Rwanda. Ese n'iki watubwira kuri ayo marushanwa nk'umwari uyarimo? Amarushanwa ya Miss Culture ni amarushanwa yatangiye ubu ngubu, ko ubu turi gutora kuri murandasi. Ni amarushanwa azabera muri South Africa ku itariki 28 z'ukwa 11 kugeza ku itariki 4 z'ukwa 12. Okay, urakoze cyane. So tutarinjira mu bijyanye n'irushanwa, watubwiye ko witwa Apolline. Watubwira Apolline kugira yisange muri ayo marushanwa, ese habayeho iki, byagenze gute? Namenye ibyayo kuko nsanzwe nkunda umuco, ndiyandikisha, barambaza, ndasubiza, maze gusubiza ngira amahirwe baramfata. Apolline turabizi ni Miss Culture, urumva ni ibijyanye n'umuco, ni ukugaragaza umuco. Ese Apolline, kuki wumva ko wakora ibijyanye n'umuco, kutagiye mu bindi? Wenda tubona ba Miss Award, Miss ki, ariko nyine Miss w'umuco, ni kubera iki wumvishe wajya mu by'umuco? Nkunda umuco cyane kuva ndi mutoya, ni ibintu nisangamo kuruta ibindi, niyo mpamvu nahisemo kujya muri aya marushanwa. Okay, nk'umwari wisanze muri aya marushanwa, uri umwe mu gihugu, ubifata gute, wabyakiriye gute? Ni iby'igikundiro cyane, ni n'amahirwe nagize kugira ngo nanjye ngaragaze uruhare rwanjye mu kuzamura umuco nyarwanda no kwerekana ku ruhando mpuzamahanga, kumenyekanisha. Ese tuzi abantu benshi bakora iby'umuco mu gihugu, ese ni iyihe mpamvu yatumye wisanga mu irushanwa uri umwe? Ese habayeho basa amarushanwa mu gihugu y'abakobwa bake uvamo uri umwe, byagenze gute kugira wisange uri umwe? Ntayabaye, kuko mu Rwanda nta Miss Culture tugira, nta rushanwa ryayo dufite kugeza ubu ngubu. Nta nubwo nzi niba hari n'abandi bagerageje kwiyandikisha, gusa ntekereza ko batabura. Okay, ugira amahirwe rero wisanga uri Miss Culture Award muri international. So muri guhatana, watubwira nk'ibihugu wenda nka bikeya uri kubona biri kuzamuka cyane mu majwi? Kuzamuka harimo Ethiopia na Malawi iri inyuma yacu gatoya, na Zimbabwe. Yego. Okay, no kuvuga ngo ni irushanwa ririmo nk'ibihugu bingahe? 33. Ni ibihugu byinshi, bisaba gukora cyane. Ese ni icyo uri gukora muri ibi bihe byo kwiyamamaza? Ni icyo uri gukora?
ndi gushishikariza abanyarwanda kuntora kujya muri media mu itangazamakuru kugira ngo babimenyeshe n'abatari babizi ko mutugerera kure aho tutabasha kwigerera. Nibyo ndi gukora hamwe no kwitegura rero. Iyi ni Miss Culture, Miss Award, sibyo? Ni international, ni irushanwa rihuza abari b'ibihugu byinshi cyane kandi bitandukanye. So iyi ni Iris Rwanda Online TV. Turabasaba rero uyu mwari wacu ko twagira uko tubigenza rwose ku bushobozi bwacu dufite, tugerageze tumuha amajwi rwose. Ese ni iki wabwira abanyarwanda? Kuko kuri ubu watubwira wenda amanota ufite for now, wenda umwanya uriho, wenda tukomeze. Kugeza ubu ntago ari njye n'u Rwanda. Ni u Rwanda, sorry. Kugeza ubu u Rwanda ruri ku mwanya wa 4 mu matora. Kandi dukoze cyane twajya ku mwanya wa mbere, n'ejo twabikora cyangwa n'uyu munsi. So u Rwanda tujya tubona ibintu byinshi biri hasi cyane, wenda ni iki kiratwenkuraje kuba twagutora cyane? Ni iki kiratwenkuraje cyane? Kwenkuraje se erega tugomba kugira courage ko ni ishema ry'igihugu cyacu, ni idarapo ry'u Rwanda riri hariya, ntabwo ari njye ku giti cyanjye. Iyo ni courage ya mbere igomba gutuma tubikora. So urakoze cyane, tugomba kubikora kuko nyine ni igihugu cyacu, uhagarariye igihugu cyacu nk'umukobwa uhagarariye igihugu cyacu. Ese ni iki wabwira wenda nk'abari wenda ku bijyanye n'umuco, kuko wenda hari benshi nyine batanabizi ko wenda n'iryo rushanwa rihari batitabira ibintu by'umuco. Ese ni iki wababwira ku bijyanye n'umuco gute? Wenda ushobora kubabwira uti ibintu by'umuco bishobora kukugeza kure. Si impamvu yo kukugeza kure gusa, nubwo nabyo birimo, ariko umuco ni ikirango cyahuva. Kuko iwanyu mu rugo mugira amabwiriza, mugira icyo mugenderaho, ku buryo umuntu ashobora kubona akavuga ngo uyu mwana ni uwo kwa Karangwa, arebye uko witwara, arebye umuco wawe. Rero niyo mpamvu tugomba gushimangira umuco wacu. So Apolline, mu muco turabizi hari ibintu byinshi biwugize, byinshi bitandukanye, buri wese aba afite ibyo yiyumvamo. Ese nkawe ni nk'iki mu muco ukora uri kutwereka muri iyi minsi? Nimba mu muco umuco wacu ni mugari, ariko icyo niyumvamo kubyina, kuboha, gukora ibintu bijyanye n'ubugeni. Ibyo ngibyo gusa? Hari n'ibindi byinshi umbwiye bike, niyo mpamvu nkubwiye. Warumbaje kimwe nkubwiye bibiri. Nashaka kumva ko harimo no kuririmba wenda. Ubwo aho niho waruntegeye? Niho nari ngutegeye, none umva byo ntabwo ugerageza se kuririmba? Ntabwo njya mbishobora. Ndabikunda, nkunda n'indirimbo, ariko ntabwo njya mbishobora. So iyi ni Iris Online TV rero turiho, bakunzi ba Iris Rwanda ndetse bakunzi ba Pauline, turabasaba rwose gutora. Reka wenda agiye kutubwira uburyo wenda twabikoramo, reka tumuhe umwanya atubwire uburyo twabikoramo kugira ngo tubashe guhereza amahirwe umwari wacu ndetse duhesha n'ishema igihugu cyacu. Watubwira uburyo wenda umuntu yatoramo? Ujya gutora, ushobora kujya kuri platform za Miss Culture International, hariho link, cyangwa ukajya kuri Instagram yanjye Furaha Pauline, cyangwa namwe muraza gushyiraho link ku kiganiro. Ujya kuri link, hanyuma ugakanda mu ifoto yanjye. Iyo imaze gufunguka link, ukanda mu ifoto yanjye, yamara gufunguka ujya munsi yayo hahana handitse vote mu ibara ry'ubururu. Gutora rero nta kindi bisaba, no kuba ukoresha Facebook, kuba ufite megabyte muri telefone yawe, kandi gutora ni buri munsi, bizarangira ku itariki 31 z'uku kwezi. Gutora rero ni rimwe ku munsi, ariko buri munsi. Gutora ni rimwe ku munsi? Buri munsi. Ubwo ntago washobora gutora kabiri wenda ku munsi? Ufite account nyinshi za Facebook ushobora kubikora, ariko iyo ukoresha imwe ntago byakunda. Urakoze cyane kutubwira uburyo wenda twatoramo, ubwo abadukurikiye nabo barabyumva, bagerageze gutora. Pauline, wenda nk'umuntu uri muri culture, uri muri traditionnel, reka hari ibintu byinshi umuntu aba yifuza kumenya kuri wowe.
ese Apolline iyo atari mu bijyanye na traditionnel ni ikihe kintu kindi aba ari gukora? Umwanya wanjye munini nkumarana n'umuryango wanjye birumvikana, undi nkawumarana n'abana. Hari ikiganiro cy'abana nkora kuri TV1 cy'abana, undi mwanya n'uw'akazi, ubundi nkaba ndi mu ishuri. Se Apolline, hari ibintu byinshi bigenda bitrendinga kandi burya bifite aho bihuriye na culture. So hari ikintu kijya kigora abantu, ese gutera ivi kuri wowe ubifata nk'iki, ubifata gute? Ntabwo byakagombye kubaho, njye nta musore wanterera ivi ngo mbyemere. Koko se? Okay, watubwira. None se kubera icyo atera ivi nyine, ntago kuba umuntu akunda undi, abasore ni abatware, nta mpamvu yo kuza kugupfukamira ngo akwaka urukundo. Kandi ujye ubibona ko mbere baba barabivuganye yaramupropoje n'ubundi akabyemera. Rero iyo sembole, icyo kimenyetso baje kwerekana cyo gupfukama, njye ntabwo nkemera kuko isa mfukamira kugira ngo mbyemere. Hari abavuga ngo wenda gutera ivi ngo abashimira Imana ko yaremye umukobwa. Wowe ni gutyo byumva cyangwa? Imana niyo yonyine yo gupfukamirwa, nta mpamvu yo gupfukamira umuntu. Njye ntabwo nabyemera ko umusore amfukamira. None se wenda bibiri kubaho turi kubibona, ni ibintu biharawe, noneho hari ibindi byaje, noneho impeta bari kuzibasubiza. Ese ni iki wababwira, ni iki wabwira umuntu ufite gahunda yo kuba yatera ivi? Yatera ivi nyine ni uburenganzira bwe bitewe n'uko abyumva. Navuze ku giti cyanjye, ntabwo nakwemera ko umusore anterera ivi, amfukamira. Hanyuma ku kijyanye no gusubiza impeta, niba mutangiye umushinga wo kubana akabona hari ikidahura, ugomba kubivamo. None se kubera iki ujya kwizirika ku bintu umuntu utazashobora? Erega ntabwo ndagira urugo, ariko urugo mbona atari ikintu cyo gukinamo cyane, ku buryo ubona hari ibintu bitagenda neza, wowe ukumva ko ugomba kwishora ukajyamo ngo kubera ngo iyi impeta y'abandi, ngo ese ngo amafoto, ngo abantu babimenye. Abantu ntabwo bazakubakira, nawe uziyubakira n'uwo muzafatanya kurema umuryango. Bakunze kuvuga ngo baba bambitse ngo ipingu. Oya, ntabwo ari ipingu, ni ikimenyetso cy'ibyo mwemeranijweho. Igihe bitarashoboka, bidakunze, ubona ko hari ibitagenda neza, uburyo ufite amahirwe yo kuvuga ngo oya, ukabivamo, aho kugira ngo ujye mu kintu umeze nk'aho ugiye kugerageza. So Apolline, hari byinshi biri gutandukira umuco, turi kugenda tubona. Wenda icyo ni kimwe, ariko hari ibindi byinshi cyane. Hari ikindi kijyanye ngo ntagikwe. Ndakeka ibyo bintu biri guca ibintu mu gihugu. Ntagikwe se? Ntagikwe, ibyo bintu urabivuga iki wowe iyo ubyumvishe nk'umuntu ukunda traditionnel, ukunda umuco, ni iki ubivugaho? Uretse ko wenda bamwe bashobora kujya babyumva ukundi, nabo buteganyaga bakabureka bitewe n'uwabivuze, ukuntu afata imyumvire y'abantu cyangwa imitekerereze yabo. Ariko cyambere ni ukumenya uwabivuze yashaka kumvikanisha iki, yaragamije iki. Ngiye ubukwe nzabukora, kandi uwabivuze si Rocky, ndamukunda cyane, nkunda kureba filime ze, ariko ubukwe nzabukora, nzadohoka. Icyo yavugaga ngira ngo yaragisobanuye cyane. Uzadohoka? Nge nzadohoka nkora ubukwe, ariko nshingiye ku cyo yavugaga ntabwo nzaba ndohotse, kuko ngira ngo yagaragazaga uburyo bavuga ngo ubukwe akaba ari ikintu cyihutirwa, ubukwe banose ubukwe, ngira ngo nicyo yashaka kuvuga. None se wenda waduha nk'ubusobanuro bw'ubukwe kuri wowe? Ubukwe busobanuye iki kuri wowe? Ubukwe bw'ibirori, turavuga mariage, byose nyine process z'ubukwe bwose. Ntekereza ko icyo ubukwe uko ngiye ko mbyumva, ibirori ni ikimenyetso cyangwa ni uguhamagara abahamya, nk'uko umuntu ajya kurahira akavuga ngo nemeranijwe n'uyu, njye na kanaka, njye na fiancé wanjye twemeranijwe ibi, none nimuze murebe tubibahamiriza imbere. Rero ubukwe ni ibirori by'ibyo mwemeranijwe, ni ikimenyetso, kuko umubano muba mwaramwemeranijwe muri babiri, nta n'umuntu uhari, wowe nawe n'Imana muba mwarabyemeranijweho. Yego. Okay, utubwiye wenda ku bijyanye n'ubukwe, ariko nyine ni byinshi biri kugenda byangiza umuco, kandi turabibona, nawe urugendo ubibona bimwe. Hari ikindi kintu ngo nta myaka 100, ni ikintu kiri mu mitwe y'abantu, umuntu wenda ngiye kubyumva mba numva okay, ariko nyine uburyo abantu babyitwaramo. Ese kuri wowe ni iki, wowe iyo bavuze nta myaka 100 ni iki wumva? Kuko bavuga ko njye ntago njya mbivuga ko nta myaka 100, kuko ntago nzi Imana yangeneye, nshobora no kumara myinshi kurutaho,
cyangwa nkagenda mbere yayo. Rero avuga ko nta myaka 100, sinzi uko babyumva, nanjye ntabwo nzi impamvu babivuze ngo nta myaka 100. Gusa icyo nzi nuko hari igihe bituma umuntu akora ikintu nk'uwiyahura, akagira ibyo areka gukora, akagira ibyo bigatuma hubuka mu myanzuro afata. Nyine nta 100, ntacyo ndamira, n'ubundi sinzaramba, ariko umuntu amara igihe kinini ku isi. Kuko niba nge Furaha urugendo nshobora kugenda ku myaka 50, ariko hari nshobora kuba nshize isura nge ku isi, mwana wanjye azamara indi myaka myinshi kuruta irenze 100, n'uzamukomokaho nawe amara iyindi. Urumva rero umuntu amara igihe kinini ku isi, imyaka 100 turayirenza, binyuze mu bazadukomokaho tuzayirenza rwose. Wenda ababivuga bashingira ku buryo babona urubyiruko, babone uburyo rwitwara, ibiyobyabwenge se n'ibindi bikorwa bitari byiza. Nkeka ko ariho biva. Sinzi nawe uko ubona urubyiruko rw'iki gihe byaguha icyizere ko ya myaka 100 yageramo. Oya, bisubireho. U Rwanda tugomba kurusiga ari rwiza kuruta uko twarusanze. Ibiyobyabwenge se uretse kuba uri kwica umubiri wawe, ugira ngo nturi konona n'ahazaza h'igihugu? Kuko umuntu ni amaboko y'igihugu cye n'isi muri rusange, ntabwo uri kwihemukira wenyine, rero ni igihugu uri kugihemukira. Ese Apolline, ufata ute urubyiruko wenda mu gihugu? Urubyiruko rufata gute? Urubyiruko ni imbaraga zubaka ubu ngubu, zubaka hazaza. Urubyiruko ndubonamo ikintu gikomeye cyane, kubera ko ibikorwa byinshi bikorwa n'urubyiruko, ibitekerezo byinshi bije vuba n'urubyiruko. Ahazaza h'igihugu n'urubyiruko dufite none, niyo mizero rero y'ahazaza. Ese Apolline, watubwiye nyine ko akenshi uba uri kumwe na famiye mu rugo iyo utari mu kandi kazi. Ese iyo uri mu rugo nka Apolline ni iki ukora gisanzwe nyine cyo mu rugo? Ni iki muri gukora? Imirimo yo mu rugo? Icyo ukora, hari igihe uba ukora imirimo yo mu rugo, uri mu bintu bya traditionnel se, uririmba cyangwa se ukora ibindi? Ibyo byose ndabikora. Nkora imirimo yo mu rugo isanzwe, nshobora no kuririmba kuko muri dushe haba inspiration. Umuntu aririmba, ndaririmba, ndabyina, ndishima mu rugo nyine. Urakoze cyane. Wenda kare wari wambwiye ngo ntabwo wenda ngukunda kumva nyine kuririmba n'iki, ngaho wenda wumvishe ko mbwiye ko wanaririmba, sibyo? Se watugeragereje nk'akaririmbo wenda ukunda cyane? Kandi iyo uri muri dushe nyine. Ubwo turi mu zasabwe urambwira nkuririmbira, gusa ntabwo ndi umuhanga mu kuririmba pe, ushatse wabyihorera. Reka wenda mvuga umuhanzi uraririmba akaririmbo ke, sibyo? Nese tujya duhamagara ukavuga ngo nitwa kanaka, nshaka indirimbo yitwa gutya kanaka. Yaba ihari irahari, yaba idahari ho gateko ntabwo gahari, reka tuguha kandike. Nyine wenda wambwira ngenzi izina ry'umuhanzi, ariko ntabwo navuga ngo indirimbo ye ntabwo njya zimenya neza. Mariya Yohani. Mariya Yohani. Intsinzi bana b'u Rwanda, intsinzi ngenda ireba, intsinzi mu bice byose, intsinzi. Ndakeka iyo ndirimbo tuzayiririmba wa munsi wageze hahandi bavuga bati Apolline ahagarariye u Rwanda muri Miss Culture International, sibyo? Finally watsinze, nizera ko tuzagaserebura. Yego, tuzayiririmbana twese nk'abanyarwanda. Ese uwo munsi nawe ndakeka urawutegereje? Yego. So reka dusabe rero abanyarwanda bakomeze rwose, bakomeze bagutore, sibyo? Gahunda ni ya yindi, ni link, udufashe usharinge iyo link. So twagusanze Musanze rero, kandi urabona Musanze ikirere cyaho ni danje. Ese Musanze wakundira iki? Nkunda ikirere cyaho gikonje. Urumva umeze neza cyangwa? Meze neza nubwo nahise nifubika, ariko meze neza, haba klima nziza nkunda. Ese nk'iki watubwira, wenda watubwiye kuba Kigali, ese n'iki wadushishikarizayo kiba Kigali ariko kitaba hano Musanze, ni nk'iki? Ubwo se hano mugira presidence? Mufite conventions? Mufite arenas? Dufite Goiko. No murwa mukuru haba hari ibyiza byinshi.
So Apoli twagiye tuvuga ku bintu bijyanye n'ubukwe, ibintu bijyanye kandi watubwiye ko nawe yasije yanagikwe wowe utayemera wowe ubuteganya. Ese wowe ni nk'iki uyumva kitabura mu rugo rwawe kijyanye wenda nk'ibikoresho byo mu nzu n'iki ni ikihe kintu mu rugo rwanjye kitagomba kitabura n'indabo? Indabo? Kundi indabo? Yego nkunda indabo cyane, ntago zabura mu rugo rwanjye. Nta kindi uwambajije kimwe? No, nakubwiye wenda mbwira ikindi. Si ibikoresho se, indabo nizo navuga, indabo n'ibintu ibipupe, bijyanye n'ibipupe by'imitako nyine nkunda gutegura, ibyo ntago byabura mu rugo rwanjye. Mu bintu bya traditionnel se ni nk'iki kitabura? Urumva niba mvuga gutegura wumva imigongo, wumve uduseke n'ibisabo. None se ni nk'iki ujya ukumbura mu rugo rwawe rw'ahazaza ntabwo urashaka? Ni nk'iki ujya ukumbura? Kwibona ndi kumwe n'umutware wanjye n'abana bacu ndabikumbura cyane, ndabitekereza. Hari ikintu cy'amatsiko njya ngira, ese wenda ntabwo ari kuvuga ngo ntagikwe, ni iki umukobwa aba agiye gushaka ku mugabo atabonye iwabo kimutera gushaka? Nego ko mana yanjye gusa ubwo nabibwirwa n'iki we? Ntajuzi ikintu kikuvuga uti mvuye mu rugo kwa papa na mama ngiye ku mugabo, ni iki kiba kiyagukuye? Abasanzwe bakunda ngo bagure umuryango, bakure umuryango wabo. Ubwo abakurikiye iki? Nyine mbwira. Abasanze uwakunda kugira ngo bakore umuryango wabo. Uze ngo abashaka urubyaro. Ntago nyine urumva urugo ntago ari abana gusa, kuko abantu badafite abana batagize amahirwe yo kubyara nabo bafite urugo. Urugo ni umugabo n'umugore, abana baza nyuma. Ubwo nicyo wenda twavuga umukobwa wakurikiye ku mugabo asize atajya abona iwabo mbese. Nyine wumva iyo ari iwabo aba ari mu rugo rw'ababyeyi, ariko iyo ashatse umugabo aba agiye gukora umuryango we. So Apoli turagushimiye cyane rero kuba witabiriye Iris TV. So kandi gahunda nta yindi ni yayindi, ni ugutora, ni ugukurikirana link, wenda abantu bakagenda batora online. Icyo bisaba wagiye kibabwira n'amazina, wenda sinzi niba uraza kongera yabibutse n'uburyo baraza gutoramo kugira ngo tubikore wenda duheshe ishema igihugu cyacu. So wakongera wenda ukabibanyuriramo muri make uburyo bagutoramo? Gutora ni ukujya kuri link muri bubone kuri platform za Miss Culture International na Instagram yanjye ya Furaha Apolline, namwe ngira ngo murayibaha link. Ni ukujya kuri iyo link ukayifungura, hajya hari ifoto yanjye, amazina ni Furaha Apolline cyangwa Rwanda. Nubibona Rwanda utumenya ko utagomba kuharenga, ukanda mu ifoto. Imaze gufunguka uri munsi yayo hari ahantu handitse vote, ukahakanda. Iyo umaze gutora barakuvuga ngo thank you for voting Furaha Apolline. Hanyuma gutora bisaba ko ufite account kuri Facebook, kuba ukoresha Facebook no kuba ufite megabyte muri telefone yawe. Rwose ntago bigoye, nta n'amayinite menshi bitwara, nta megabyte nyinshi bitwara, biroroshye. Urakoze cyane, reka tubikore twikorera cyane kabisa, dufashe umuvandimwe kandi dufashe n'igihugu cyacu. Ni byinshi wenda igihugu cyacu kitarageraho mu bintu bijyanye na entertainment cyangwa se bijyanye n'umuco. So cyaba ari igikorwa cyiza cyane. So turabashimiye rero cyane abakunzi ba Iris Rwanda TV online. So tubasaba gukurikirana. Ese ujya ukurikira Iris TV? Yego. Film Ikiriyo cy'urukundo urayizi? Yego. Ni nuwe mukinnyi se ujya ubona ugushimisha? Ni umurundi kazi urimo. Ndakeka nawe yarabayeho Miss wa Ines. Niki sakura wenda ukumva kiragushimishije? Ndamukunda, mbona yakitinga neza, ni umukinnyi mwiza. So we ni wakina filime? Ntabwo ibyo njya mbitekereza. Nese ugize amahirwe bakagushira mu Ikiriyo cy'urukundo, ni nk'ihe role wakunda wavuga uti mume iyi role? Ntabwo mfite impano yo gukina filime, niyo mpamvu ntazi niba hari role nanabona muri filime. Ntayo pe. Ntayo mwaba. Hari iyo mbona washobora nyamara. Iyihe? Nduri romantique, Ken wabikora serious? Ewe.
ntago mbizi ariko ubwo ari mwe mubivuze buriya mwambonyemo ubushobozi ahubwo mu mwanya nkine oya mbwira buriya nta muntu urakubwira uturi romantike ndi romantike nta muntu urakubwira uturi romantike n'iki barabimbwira yumvishe kuri romantike wenda wowe ubyumva ute romantike kuri wowe bisobanuye iki barambwira ko ari ndi romantike ahubwo biterwa n'ubivuze icyo bashatse kuvuga ahubwo wowe bashaka kuvuga icyo umbwira ko ndi romantike nabasha gukina filime ziri romantike niyo mpamvu mbivuze mbonye nyine uri romantike tu nyine gute uzi impamvu se uri mwiza wenda sibyo icyo cyo ni kimwe wavuze merci murakoze cyane ikindi wenda uburyo uvuga uburyo uvuga uritonze cyane so rero njye nibyo yo mpamvu mvuze ko uri romantike murakoze ubwo rero iyo role ndakeka director wayo Mr Google azashaka uburyo agushiramo sibyo tuzabivugana muzabipange so turagushimiye cyane rero umwanya waduhaye sinzi nimba hari ikindi waba wifuza kudusangiza nk'ubutumwa se wabikora nta kibazo ubutumwa naha abadukurikiye ndabakunda cyane kandi nabo bakomere ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda bakunde igihugu cyabo igihugu ni umubyeyi mu gukunda igihugu rero harimo kutishora mu ngeso mbi mu kutanywa ibiyobyabwenge rwose bo kabyara bagaheka babireke hanyuma ikindi nshaka kuvuga ubutumwa nshaka gutanga muri iyi minsi hari ibintu bibabaje byitwa ihohoterwa rikorerwa abana gufata ku ngufu cyane rwose mwuka byaramwe bantu mubikora n'ababitekereza n'abafatwa n'uwo mudayimoni ibyo bintu mubireke kuko no kwica umuntu urubozo no kwica hazaza he kandi hazaza h'umunyarwanda n'ahazaza h'igihugu cyacu ibyo bintu rwose mubireke kandi abazajya babibona bajya batongera inzego zibishinzwe agatoki ni umuco mubi ukwiriye gucika burundu so turagushimiye cyane ku bw'ubwo butumwa ndakeka n'abo bureba babwumvishe so turagushimiye cyane yari Iris TV online so turabasaba rero gukora subscribe gusharinga ndakeka mwagiye mwumva gahunda z'umukobwa wacu muri kubona n'amarushanwa arimo turabasaba rero gutora ntago ari ibintu bigoye wowe fata iyo link ndakeka iri gusirikira mu gihugu hose uyisharinge mu magroupe mbese tubigire ibyacu kabisa kandi twifurije amahirwe masa mwakoze cyane so mwakoze cyane rero turabashimiye